ngugire kwizera hoya ntabwo azahera amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera hoya ntabwo azahera azaza. Basangwa basangira ngenda kugira ngo tubanze tubibwire mutaza kugira ngo ni inka ziravuga ngenzi zazo jya mbere. Ndavuga ntuyiteka niwe mungeri wanjye sinzakena ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisa ndyama iruhande rw'amazi adasuma subiza intege mu buryo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe ishyimbo ye n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Anunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye nsiza amavuta mu mutwe igikombe kirasesekara nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imbaraga n'inyamaboko ndavuga bisumba byose ndiho ndavuga umurengezi wacu ni ikirenga yarenge abarenganwaga n'umwanzuro agakiza karaza abagashaka bagataha batikinze icyuho n'amaraso Yesu yatugizemo umwenda buragenda ubu turi abana b'Imana. Ndavuga yacinzira Abisirayeli barataha icurwa iteka bakazaga ibacura inkumbi icurabiraza bashira mu nyanja itukura ngo kuko ibidukomereye meze nk'imisozi imbere yacu bigiye guhunga tugahunguka tugataha i Kanani twemye. Sinavuga amazina y'inka cyangwa inka ubwazo nsize nyirazo sinabaka umutogoto w'inkono nsize nyirayo sinasaba igitoki n'urutoki sinasaba akarundo n'urupangu sinasabiriza data wo mu ijuru ari umutunzi kirazira. Ndavuga yandemye yandunduye yangaruye ku murimo yagaruye abasinzi abasambanya abajura abarozi ariko ubundi bumbande buri Imana muyimpera amashyi n'impundu n'injoro bagirene. Amazina nitwe Manuel Ingando ubundi tubabwira amazina yazo jya mbere. Shoza yuwagwira rwa rubimburira ruhamiriza ngabo mu nkunda amasine mu ndende nkundi ya rubimburira ngabo. Ndavuga mwiyamagare marembara mwayatunze abashumba abagore b'ibigabe bahasiganiye kuhagemurira ku ishyamba mbe basiga babyungura n'ingamba z'abahizi ya ruhamiriza ngabo. Tabara incororo nari umunyama bari mu mataba ya ncongo mbe bakobwa zari ingamba z'abahizi. Ndavuga indorwe nkamirwa ya sine ndavuga indorwe nkamirwa y'Abihogo ngo zatambutse mu rwego rw'irorohereza u Rwanda urwererane ruraza maze hata zikubisa amaso ati ndazigukoye rugira baririmba inka munani niwe wananiranye nk'abandi uri umutako mu bakobwa nagukunze nakubonye uzahora unsusurutse iteka mama cengewe reka uw'imbabazi ngo arite mu gutwi ati susurukira rudasumbwa isura yanjye yaragusabye reka nshimira bakubyaye nimumara kumbona neza bambyaye muzabaha izindi mama cengewe. We yatambutse mu rutete rwa muteteri turubika uruterera tutubikana abantu bose batangarira hayiwe urarata izihe wa mushumba we. Niruta rwabiseminaga inkuba zesa mu Bihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isanganizwa ingoma akaba umugabo w'iriyumba kisesura imbibi ikaba mu mariza y'imiti gasa n'inyamibwa rwema ikitwa nyirazo rwose akaba ari itegeko ingera impinga zambariramo nta nyamusozi hagera ziba ziteretse inyamibwa bakubuye imanzi abahora nyuma nayo yo kurata izamuje za bene rukaka basanze zigaramye bazinguruka amahe. Jya mbere mubyeyi kora kwiyumwe ngiye kureba izasigaye mu rwuri akagusa se abashumadurana icyaka umwanzi ukwangara akameza urwiri mu rwino urakoze. Tujye hakurya hariya uretse gato kora muri runo ruhanga uruhararwa n'urwawe mwanzi ukwanga imbeba ijana zizamurira ikofi ntacyo maya kangaka yego wanyongeye nakase n'ubundi ko managa wamaye nakangaka ko bashumba tugira icyaka kabyara mwanzi ukwangara kugama muri kaburimbo imvura igwa. Hanyuma inkuyo rero twabageneye irimo ibyatsi bitatu sinakwigisha kuyikoresha kwa ari nko gukirigita umukecuru. Irimo umukunde ngo mujye mudukundira abakobwa irimo umukururu bakurura mukaza kubareba irimo n'ihururu ngo mujye mubahororera kuko wa gatandatu muzagaruke. Nitegereje amata umubyeyi ariyo magambo hadi yajyaga abwira mushiki wanjye igihe yamuteretaga haranditseho ngo fa fiance a amagambo na nakubwiye ta turi kumwe a arasohoye. aragiye rubanda rugira
yabo we n'inka zimujyanye rubanda rugira yabo we zizajyana n'abandi rubanda rugira yabo we menyeza mawe nigendere twisubirire mu rugori bakomeze bafashwe bwira umuntu mwegeranye utifashwa mu izina rya Yesu.